Hello guys, nizere ko mumeze neza kuri mwe mudahwema kudukurikirana hano kuri channel yacu ya YouTube. Reka mbanze mbasuhuze mwe mudukurikiye muri impande zitandukanye z'igihugu, abari amajyepfo, amajyaruguru, uburengerazuba, burasiro bwaryo, ndetse namwe muherereye mu mujyi wa Kigali. Aba diaspora namwe ntitubibagiwe, ikaze kuri chaîne yacu ya YouTube, aho mu bihugu bitandukanye mu mirimo murimo, Imana ikomeze ibampere imigisha, Imana ibadebere icyoroshye. Tugarutse n'amakuru ari kugenda avugwa hano ku mbuga nkoranyambaga, ni amakuru atari meza ari kugenda avuga ku mukobwa wanyu mukunda muri benshi wamenyekanye cyane mu ndirimbo zo kuramya ndetse no guhimbaza Imana, akaba yamenyekanye cyane mu itsinda rya Vestine na Dorcas. Uyu mukobwa amakuru ari kumuvugwaho akaba ari amakuru atari meza, ni amakuru avuga ko uyu Vestine ashobora kuba ashaka kuba yatandukana n'umugabo we. Ku munsi w'ejo nibwo yapostinze avuga ko yahubutse cyangwa se ibyo yakoze, yahubutse ibintu byo kubana n'umugabo, ati ibintu yakoze byo gushaka ari umwana ko yahubutse. Kuba mukurikirana ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko kuri Instagram, ndakeka ari benshi mwagiye mbona amagambo ya postinze ndetse n'amafoto ari kumwe n'umugabo we, amafoto y'ubukwe yose akaba yarasibye ku rubuga rwe rwa Instagram, avuga ko nta mugabo ubu ngubu afite, wehe ubwe ari single. Ni inkuru yagiye igarukaho n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye hano mu Rwanda. Bamwe bavuga ati Vestine se n'ibiki bimufashe, abandi baravuga ati Vestine yari yakurikiyeho Idris amafaranga, none yamugezeho asanga imitungo ye yandikishije ku babyeyi, yandikishije kuri nyina. Vestine abona nta wundi buryo atagoma kubana n'umugabo umuruta, dore ko bamwe bari kumwita umusaza, bamwe bari kuvuga ati Vestine yarahubutse, yashakanye n'umugabo w'umusaza. Rero Vestine akaba yaravuze ko wihe ashaka kuba yatandukana na Idris, ati kuko wehe, ati kuba bari kumwe, ati nta byishime cyangwa se ntago amwiyumvamo, ntanamwibonamo. Bamwe bakavuga ati ese ujya kumushaka wari wasinzire cyangwa se n'ibiki byari byagufashe. Vestine wehe avuga ko yari urukundo rwe rumujyanye, gusa yamugezeho asanga Idris nta rukundo agira. Hari benshi bavuga ati Vestine yasanze Idris mu gikorwa akora amasaha nk'abiri, ati we yikangamo abona ibyo bintu atabyihanganira byo gukora ibyo ngibyo. Hari benshi bavuze ati se Vestine ati n'ibiki byamufashe, dore ko indaya se ko zibishobora zikabana n'abagabo zikarwubaka zikagira n'abuzukuru. Ati Vestine weho ni iki kitari kunyuze cyangwa se n'ibiki uri kubona biri kukugora. Vestine we ubwe avuga ko atashobora kuguma kubana na Idris, dore ko Idris ibyo amukorera ntago ari ibintu by'i Rwanda. Ati Idris ati bari mu gikorwa akora nk'imashini cyangwa se akora nka za yutongo, ati we ntananirwa arapakira mpaka, ati uyu mugabo rero ngo ntago yagomeza kumwihanganira. Rero bamwe mu bakoresha social media bari kugenda bahererekana amakuru bavuga ati ese ibi ni ibiki, ati ni gute umuntu yashakana n'umugabo bakamarana ukwezi kumwe bagahita bashwana, dore ko bari bamaze amezi 3 basezeranye byemewe n'amategeko, ndetse bagiye no kwa padiri cyangwa se kwa pasiteri. Ati ni gute amezi 3 urugo ruba rusenyutse, ati ibi ni ibiki, ati ibi ni ibiki no mu bakozi b'Imana, ati ibi ni ibiki bibagezeho. Ni ibintu biri kugenda bivugwa cyangwa se bigarukaho ku binyamakuru bigiye bitandukanye hano kuri social media, bavuga ati Vestine ati ni ibiki bigufashe, ati ibi ni ibiki urimo gukora, ati twari tuzi ko uzaramba cyangwa se urugo rwanyu ruzaramba. Gusa amakuru ari kugenda avuga ko Vestine ashobora kuba afite umusore we bari bakundanaga kuba bakiri abana. Uwo musore rero akaba yari yaragiye kwiga hanze, Vestine akaba yari amaze igihe atazi amakuru ye. Uwo musore akaba yagarutse mu gihugu, rero amaze kuba yagaruka barahura. Bamaze kuba bahura abona yarahubutse kuba yasanga Idris, ati nubwo yaramukurikiyeho amafaranga, ati ayo mafaranga ariko abyihorere yigarukire mu rukundo rwe rwa kera, cyangwa se agaruke ku musore bahoze bakundana. Ubu Vestine akaba yavuze ko nava mu gihugu cya Canada, aho bagiye mu bitaramo, azahita aza akaka divorce cyangwa se azaza agahita yakagatanya, agahita ajya mu rukiko akaka ko babatandukanye. Idris we ejo akibona amagambo Vestine yapostinze ku rubuga rwe rwa Instagram, ni ibintu byamukuye umutima, ni ibintu atakiriye. Yaravuze ati ibi ni ibiki bimbayeho, ati uriya mwana ko namusanze mukunze, ati ibintu by'inkundo, ati se abana bo mu Rwanda nuko bameze, ati umwana namusanze nzi ko ari umurokore cyangwa se ari umu ADPR, ari umwana ukijijwe, ati ibi ni ibiki ankoze, ati amezi 3 byonyine, ati ubu ngubu ahise anyahukanisha cyangwa se ahise arusenya. Ati
Iyi ni inkuru iri kugenda icicikana cyane hano ku mbuga nkoranyambaga, ni inkuru iri kugarukwaho n'abatari bakeya bavuga ati ese ibi ni iki, by'umwihariko bari bagasuku bari kwigarukaho. Ni inkuru yagarutsweho n'ikinyamakuru Igihe, ni inkuru yagarutsweho na ba Pastor Claude, ni inkuru yagarutsweho na ba Burikantu, ni inkuru ubona ko iri kugenda icicikana cyangwa se ni inkuru iri kugenda ibica bigacika hano mu gihugu cy'u Rwanda, bivuga ati Vestine ati ibi ni ibiki uri gukora, ati ko twari tukwizeye nk'umwana wacu, ati ibi ni ibiki udukoze. Gusa rero reka twizere ko ibyo ngibyo ari amagambo cyangwa se bishobora kutaba, abari kuvuga ko Vestine agiye gutandukana n'umugabo bashobora kuba bari kubeshya. Reka dutegereze turebe icyo iminsi ivuga. Ndagushimiye ko twabanye, wari kumwe na Digi nk'ibisanzwe, ndagusaba gukanda subscribe niba ari ubwa mbere ugeze kuri chaîne yacu ya YouTube, kugira ngo utarajya ucikanwa n'ibiganiro tugenda